ubwo nasamye. Samye nagiye kwipimisha nk'abandi babyeyi. Tugeze kwa muganga umunsi wa mbere kwezi kwa 12 2017 baradupima barambwira turatwite yego, barangije badupima n'amaraso bapima sida, barangije barambwira bati rero turabona wowe ufite ikibazo ariko umugabo ni muzima. Jewe iki kibazo babonaga urwaye sida. Okay. Yes. Noneho muganga ndamubaza, none se muganga ni gute bishoboka ko naba maranye n'umugabo imyaka 2 tubana, tugiye wenda no muri rezisi groupe yanjye mfite O+, umugabo afite A, bishoboka gute ko naba ngiye mfite ikibazo we akaba nta kibazo afite noneho n'uturaso tw'utwana kuyanjye. Ubwo umugabo yarasubiye mu kazi ataranagera kure, baramuhamagara bati garuka dusubire kwa muganga. Nibwo yahise agaruka banshyira mu modoka tugaruka kuri centre de santé ya Kagugu. Tuhageze bahita bampa transfer tujya Kibagabaga. Twageze Kibagabaga n'ubundi baranyakira bamfatira ibizamini byose, ariko bo bageze ku cya sida ntibayibona. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza nshuti bakunzi b'Urugendo Online TV, Imana ikomeza kuba umugisha cyane buri munsi. Ndakubwira ngo rurakomeje kandi rukomereje mu bice bitandukanye. My name is Sam Gakire Jerry abahabaye n'ubundi kuri bwa buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Dukomeza urugendo rwacu uyu munsi rwerekeje he mu bice bitandukanye. Uyu munsi ndatangira mbanza kubwira abantu bose ko nishimiye uburyo umuryango uri kwaguka kandi umuryango uri kuba mugari. Ndavuga abantu bamaze gukora subscribe ku Rugendo Online TV. Imana ibo umugisha bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mu bihugu byose bitandukanye. Ndabasuje cyane kandi ndabakunda. Nzakomeza kubagerera hirya no hino mu kombi babwira ngo urugendo rurakomeje. Uyu munsi tugiye kwakira ndetse tufata ibice bitandukanye, ariko uyu munsi turazaha mu gice cy'ubuhamya. Muri kureba afite byinshi yanyuzemo, afite uburwayi bwari bukomeye. Hari abantu bajya bavuga ngo sida nta muti nta rukingo. Nibyo koko, mugirinde ariko nanone Imana ishobora byose. Uyu hari uburyo Imana yamukijije indwara nk'izo ndetse n'izindi nyinshi cyane. Bamwita Safi, ari mu mashimwe akomeye, agiye kuduha ubuhamya bwiza cyane. Ntuze kujya kure, ntuze no kucika. Urugendo Online TV, keep watching. Murakoze. Amazina yanjye ni Amanda Safi, ndi imbere yanyu vuga imirimo y'ibitangaza Imana yankoreye ku buzima bwanjye. Aho wavukiye n'uburyo wakuze n'imibereho yawe, kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza cyane byinshi kuri wowe. Yego, murakoze kunyakira. Navutse mu muryango w'abana 6, bukira Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Zaza. Mu bana 6 nje navutse ndi umwana wa 4, ariko mu mikurire yanjye nakuze ndi umwana wisa mu bavandimwe vukana nabo. Umwana wisa gute? Kuba mu bavandimwe tuvindimwe ni jeje nyine w'inzobe. Oh, yes. Okay. Ariko mama wanje ni inzobe, niyo mpamvu niwe nyikuraho. Ubwo naje gukura mu myaka 6, 94, ubwo igihugu cyahuraga n'ibibazo rusange, papa n'umwana w'imfura wo mu rugo barapfa, babica icyo gihe, n'abandi dusigarana na mama. Gusa ari we byose kuri twebwe, ari we shangazi, ari we mbese mu ibice bijya bigize umuryango nk'abantu bakuru murabyumva. Twasigaranye na mama gusa, atubira umubyeyi, kandi mama icyo gihe arapfa afite imyaka 37, ariko atubira umubyeyi, ntiyadushakiramo undi mugabo.
ikindi ntabwo yigeze abaho mu buzima bwo gutesha umutwe wenda abandi babyeyi, nk'umubyeyi wari usigaye gutyo urumva yari akiri mutoya, ariko mama yatubereye umubyeyi, ntiyajya kwiyandarika, araturera, afata n'abandi bana b'abavandimwe bari basigaye n'inshuti z'umuryango bari basigaye batakaje ababyeyi babo, nabo arabarera. Mu gukura kwanjye rero nize kuri icyo kigo kiri Izaza, ndabizi ko abazankurikirana benshi. Nize Izaza, hari primaire na secondaire niho nigiye. Noneho nyuma ubwo kumva hari ukuntu umuntu nyine akura akumva adashaka kuguma ahantu hamwe, ngiye nibwo naje kuva mu cyaro nzi Kigali. I Kigali ndahaba kubwo gushaka ubuzima, nkajya njya mu rugo ngasura ababyeyi, nkongera nkagaruka. Igihe kiza kugera mu mwaka w'2008, mfite imyaka 20, nibwo naje ngewe guterwa inda. Nirwa inda bwa mbere n'umusore twakundanaga n'ubundi w'iwacu ku musozi mvukaho. Uwo musore aza kuntera igikomere, kandi ari nawe muntu bwa mbere mu buzima twari twahuye. Anteye inda mbimubwiye nyine ntiyagira gute, ntiyabyakira. Arangije aranyihorera, gusa ngewe ndiyakira. Mu kwiyakira kwanjye inda sinayikuyemo, nayibyayemo umwana avuka ari umukobwa. Ubu nyine agize imyaka 12, ariko nsubiye inyuma gato ku mateka. Icyo gihe ufite umwana w'imyaka 12. Yes. Wowe ufite ingahe? Ubu mfite imyaka 33. Yego. Nukuvuga namubyaye mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 3 ku itariki 19, we yavuze kuri 7 z'ukwa 2, nibwo ngewe nujuje 21. Urugendo rurakomeza, umwana ndamubyara, ndamwonsa nyine. Bigezemo hagati musigira umubyeyi wanjye, ngaruka I Kigali mu buryo bw'akazi, ndakomeza ndakora. Maze gukora bibaho, ariko narazinutswe ikintu cyitwa igitsina gabo. Ariko nza kwinjira mu nzira yo gusenga. Mu gihe ninjiye mu gusenga, numva nyine birandyohanye, numva n'ijwi ry'Imana, ariko kenshi Imana ikajya imbwira ngo ntabwo nagukoresha utubatse. Ubwo muri uko kubaho nsenga 2016, umwana wanjye yaragize imyaka 8. Ariko mu gusenga wenda nahuguraho gato bijyanye no gusenga. Hari ukuntu dusenga ariko ukumva ko uko Imana ivuze direct ariko biri bugende. Ubwo nje narasengaga, Imana ikambwira ati nje kukubakira. Byari 2013 na 14, urugendo rurakomeza kugera 2016. Noneho 2016 nibwo Imana yambwiye ngo mu kwezi kwa 6 bafashe irembo. Ibimbwira nta fiance. Noneho icyo gihe ndabyibuka mu kwezi kwa 4, nyuma gato mu kwa 3, hakaba hari umwana w'umusore twari tuziranye, ariko bamufunze. Nyuma undi muntu bakoranaga nibwo yaje kundeba ahantu nakoreraga hano mu Gakinjiro ka Gisozi. Arambwira ati mushiki we baramufunze, bite kutamusuye? Njya kumusura nk'umuntu nyine natumaga, ariko nta bundi bushuti. Ariko ngiye mu kumusura we ntabwo yabibonye ko ari ubushuti cyangwa se nezangiriye, ahubwo we yahise yumva afashe icyemezo cyo kubana nanjye. Ari gereza akamvugisha, nanjye nkamuvugisha. Noneho atashye, mbere y'uko ataha famiye yose iramureka. Imuretse arampamagara, arambwira ngo ngende njye kumushakira
irangiza rubanza ngataye kuko igifungo cye cyarangiye. Noneho njye ndabimukorera nk'umuntu, ariko numva ni ibintu bisanzwe, nta n'igihembo ntegereje kuri we. Ariko we atashye arambwira ati rero Safi, nkurikije neza wangiriye, njye ndumva nta kindi kintu nakwitura uretse kuba wambera umugore. Ndangije ndavuga ati ko n'ubundi nta wundi muntu ndi kumwe nawe muri relationship, ndavuga nta kibazo, ndamwemerera. Ariko njye nkaba nari nkijijwe, we ari umuyisilamu. Musaba guhindura arabyanga, arambwira ati ahubwo wowe ugomba kumpindurira. Njye nagiye ntitaye ko Imana igifuhira umuntu. Icyo kintu nabwira abakobwa bicaranye amasezerano cyangwa se isezerano ry'urugo, bisaba kuba maso. Ndangije ndamwemerera, mu kwezi kwa gatandatu afata irembo, mu kwa karindwi dukora n'ubukwe. Ariko haza kubamo ikibazo, nkenda gusama. Aho nasamiye rero nibwo natangiye urugamba rutangiye natwite inda icyo gihe. Ariko urumva byari bimaze kuba byinshi, umugabo ambwira ati ndabizi ko ntabyara, nariyakiriye. Ariko maze gutwita, mu gihe twateguraga ubundi ko ngiye kujya kwa muganga kwivuza, nibwo nasamye. Nsamye nagiye kwipimisha nk'abandi babyeyi. Tugeze kwa muganga umunsi wa mbere, ukwezi kwa 12, 2017, baradupima barambwira turatwite. Yego. Barangije badupima n'amaraso, bapima sida. Barangije barambwira bati rero turabona wowe ufite ikibazo, ariko umugabo ni muzima. Jewe Cye kibazo babonaga urwaye sida. Babonaga urwaye sida. Okay. Yes. Noneho muganga ndamubaza, none se muganga, ni gute bishoboka ko naba maranye n'umugabo imyaka 2 tubana, tugiye wenda no muri rezisi groupe yanjye mfite O+, umugabo afite A, bishoboka gute ko naba ngiye mfite ikibazo, we akaba nta kibazo afite noneho n'uturaso tw'utwana ku yanjye? Muganga arambwira ati ntabwo nahita mbyemeza, ati cyo koza muzajye n'ahandi. Umugabo arambwira ati ngiye gusaba mabuja dusabira umugabo we tuzajya kwipimisha i Kanombe, kuko yatwaraga principal cash noneho abisaba umugabo, kuko umugabo we akorera i Kanombe muri Dr. Kanombe. Turangije tujyayo, tugiyeyo ndabyibuka, ari ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12. Tuhageze baramfatira ibipimo, muganga arambwira ati urarwaye. Noneho uwo munsi ku itariki 22 z'ukwa 12, 2017, nahise nanarwara na malariya. Turaza tugaruka hano Kagugu, tujya Rwanda Women. Barangije bamvura malariya, barambwira ati rero nk'umuntu utwite ntago twaguha kwaritiyemo, ahubwo turaguha kinini. Barazimpa, bamaze kuzimpa, ngeze mu rugo nzinyoye, nibwo natangiye kuvira kuri yanda. Abantu bakuru bo barabyumva. Ako kanya ubwo umugabo yarasubiye mu kazi, ataranagera kure baramuhamagara bati garuka dusubire kwa muganga. Nibwo yahise agaruka, banshyira mu modoka, tugaruka kuri centre de santé ya Kagugu. Tuhageze bahita bampa transfer tujya Kibagabaga. Twageze Kibagabaga n'ubundi baranyakira, bamfatira ibizamini byose,
ariko bo bageze ku cya sida ntibayibona nyuma ya saa sita uwo munsi umwe. Urumva hamwe mu gitondo bayibonye, ahandi nyuma ya saa sita ntibayibonye. Noneho ubwo njyama mu bitaro, barankurikirana 25 z'ukwa 12 baransezerera ndataha. Bampa randevu yo kuzagaruka ku itariki ya mbere. Ku itariki ya mbere nibwo nagarutse, bari bampaye randevu ngo yo kureba ko umwana akura neza. Bampima n'ubundi na HIV, barangije barambwira ngo ni indetermine. Ubwo urumva ntibyari bisobanutse, nari hagati yo kuba ndi muzima nanarwaye. Birangije muganga arambwira ati turabona nta kibazo, umujenekologe arambwira ati turabona nta kibazo, umwana arakura neza mu nda. Ndataha. Nyuma yo gutaha ku itariki 8 nibwo nongeye kuvira kuri yanda nanone, nsubira mu bitaro. Ndagenda nanone bancisha muri ecography, barambwira ngo umudokiteri umwe akaza bati umwana ntitumubona, undi akambwira ngo inda nihuri, mbese undi nawe akaza, mbese bambwira ibintu bitandukanye nkabura icyo mfata n'icyo ndeka. Noneho ndangije ndababwira rero njye nimundeke ntahe, niba uyu mwana arimo azavuka, niba atanarimo nta kibazo nzabaho. Noneho birangije abaganga barambwira bati oya, turagutera imiti duprovoke iyo nda ivemo, nimara kuvamo tubone kugusezerera utahe. Abaganga barangije barambwira bati ntabwo bishoboka, ntusezera ibitaro tutagukuriyemo iyo nda. Ndababwira oya, njyewe ndataha. Ndagenda nishyura ibitaro, maze kwishyura ibitaro ndasohoka ndataha. Noneho ubwo icyo gihe hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere. Ku itariki 12 inda yari umwana wari muri nyababyeyi yivanamo ndi mu rugo. Ariko uwari uri muri trompe niyo minsi yose najyaga mu bitaro bakampima, ntabwo bigeraga babona yuko hari muri trompe harimo ikibazo. Ubwo iyo muri trompe yasigayemo n'ubundi, iyo muri nyababyeyi tariki 12 z'ukwa mbere nibwo nagiye bancisha muri ecography, barambwira bati inda yavuyemo nyine nta kibazo, akira utunini tugufasha gusohora imyanda. Utunini naratwakiriye, maze kutwakira ntabwo nigeze ntunywa, jewe naratashye njya mu rugo nkomeza kwikurikirana nk'umuntu ufite ikibazo. Noneho ku itariki mbayaho nyine ubwo ku itariki 27 ndabyibuka, nari niriwe nsenga. Uwo munsi imvugo y'Imana nakiriye, nabonye ibihabanye nayo ku mugoroba waho, kandi niriwe nsenga. Nibwo uwo mugoroba ku itariki 27 z'ukwa mbere haje mubyara w'umugabo mu rugo aradusura. Buye kumuherekeza nibwo naciye ku muturanyi ndamubwira nti wamfasha ukampa ibumba ko numva ntameze neza. Umuturanyi ararima nawe yaratwite, ako kanya njye nkimara kurikoza ku rurimi gutya nibwo nafashwe n'ikirutsi ndaruka. Noneho nari kumwe na murumuna wanjye aramfata biramunanira, ngera kuri tape nduka nawe akajya aruka. Uwo muturanyi niwe wampereje, wafashe umwanya araza aramfata. Noneho aho nshoreje nibwo yamfashe anjyana mu nzu. Noneho bajya bahamagara umugabo bati Safi yarembye, akabwira ati siko ndi mu kazi, mubwire runaka, akatubwira abashuti be ngo baba bari bo baza kunjyana kwa muganga. Ariko jewe muri jewe numvaga nta kibazo, nubwo abandebaga babonaga ndembye, ariko jewe umuntu w'imbere numvaga nta kidasanzwe. Noneho uko nari ndi muri urwo rugo, uwo mudamu yaramfasha ndyamisha mu ntebe ye gutya, numva ko haryama ntibishoboka, ndamanuka ndyama hasi ku gatapi kari mu nzu iwe.
musabira umugisha cyane Sandrine ndamukunda, yabaye intwari kuri jyewe uwo munsi. Birangije nibwo jyewe ako kanya uko naryamye kuri ako gatapi ntabwo nongeye kumva ijwi rya hano gutya mu mubiri, mbaho noneho mu masaa 5:30 z'ijoro, kandi naharyamye nka saa 1:30. Mu masaa 5:30 nibwo nongeye kumva ijwi rya hano, nabwo naryumvise bigenze gute. Njyewe ahantu narindi nabonaga ari ahantu heza hatuje hari umucyo mwinshi cyane, ariko uwo mushuti wanjye Sandrine we yankozeho ngasanga nakonje, ahita agenda ajya kureba abantu twari duturanye, arababwira ati ariko Safi ari mu rugo ararembye ashobora kumfana. Bo baje bihuta cyane, bangezeho basanga nyine narangiye, ariko ntibahita basohoka ngo bigendere, banyicara iruhande. Njyewe ahantu narindi nagiye kubona mbona abantu babiri bambaye amakanzu y'umweru baje kumfata, barambwira ngo tugende mpakana gatatu, ndababwira ngo oya 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 ntibishoboka. Nibwo natatse cyane mu gutaka, nibwo nisanze mu maboko y'umupapa umwe mu bantu bari aho ngaho twari duturanye. Ndangije mpita ndamubwira, mubwira izina ry'umuntu nyine wari warandoze, ndamubwira nti wabonye ukuntu mama runaka ngize, kubw'umutekano we sindi bumuvuge, urabona ukuntu mama runaka, umutekano w'umurozi uwo muntu yeze, kubw'umutekano sindi bumuvuga, ahubwo ngira ngo wakamuvuze n'abandi bakagira bakajya bamugendera kure. Ubw'umutekano we ntabwo ndi bumuvuga izina, gusa nabwiye uwo mugabo nyine mubwira mu izina, ndamubwira nti urabona ukuntu mama runaka ngize, Imana izamubaza amaraso yanjye. Bahita bavuga nyine nk'abantu bakuru, njye nta n'ibyo narinzi, ngo iyo umuntu avuze umuntu wamuroze ngo ahita apfa. Bo bumva ko bahita banavuga ngo ubwo ngo Safi ngatatse cyane ngo buriya ngo arapfuye birarangiye, kandi njye n'ubundi nari napfuye mbere bo bataraza. Ahubwo icyo gihe nibwo nari ngarutse mu mubiri. Noneho mu kugaruka gutya mu mubiri, njyewe namaze guta ibitabapfu, aho ngaho nyine nari ndyamye, urumva deja nari napfuye. Noneho bahita bavuga, barambwira ngo ngo reka tujye kwa muganga. Ndababwira oya njye nimundeke. Mu by'ukuri nubwo njye nari meze gutyo numvaga nkomeye, ariko nubwo nababwiraga gutyo sinabashaga guhagarara, mbese nta kintu na kimwe nashoboraga. Ibintu byose kandi wumve ko nari niriwe nsenga nigenza, nari nagiye mu butayu. Birangije nibwo uwo mupapa nari ndi mu maboko ye yahise agenda azana moto, baranterura ngo ari abagabo 4, banshyira kuri moto banzana no kuri centre de santé. Twarahageze tuhasanga ambulance. Kwa muganga nahasanze ambulance, maze kuyihasanga muganga ahita abwira nyine muganga wa ambulance ngo nibanjyane Kibagabaga. Muganga nibwo yangezeho arambwira ati madamu byuka. Ndabyuka, arangije ahita abwira muganga ngo ntabwo uyu muntu namujyana kuko n'ubundi yarangiye. Nibwo basohotse bansiga aho ngaho, umugabo aba arahageze, arangije aranyuza, arangije ahita abwira muganga ati se wampa transfer nkamujyana muganga, arayiduha, turagenda tujya Kibagabaga. Tuhageze barankurikirana mu gitondo, nibwo ariko iryo joro bampaye serum 8 kuva saa 6 z'ijoro kugera saa 11 n'agashashi kamwe k'amaraso. Nibwo bahise banjyana muri sale rusange. Mpageze muri iyo sale nanone nsubira muri koma, mbamo mu masaa 6 y'amanywa. Nibwo baje kugira gute kumpa indi miti, banteye amaserumu. Nanone babwira umugabo ati rero wowe
uyu muntu dukomeze kumuha serumu ziruzura ibihaha n'ubundi arengeho apfa. Ariko uko nari imeze uko inda yari yatangiye kubyimba, trompe yamaze kugira gute basting. wari ugitwite? Yego yende muri trompe yari ikiri habaho inda ebyiri harya cyangwa wari utwitse impanga? zari impanga, umwe ajya muri trompe icyo bita umuyoborantanga. Oh, okay. Wenda trompe ushobora kutabyumva mwese ariko icyo bita umuyoborantanga. Kandi umuyoborantanga ntabwo umwana yakwirana. Niyo mpamvu umuyoborantanga wageze gute byabaye ngombwa ko turika, amaraso yuzura mu nda. Amaraso amaze kuzura mu nda ubwo inda yahise igira gute ibyimba. Muri uko kubyimba rero bongeye nibwo babwiye umugabo ngo nangaburire, amaye utuyiko tubiri tw'igitoki akoresheje kano kayiko gato k'isukari. Nibwo namubwiye ati ndashaka kujya mu bwiherero. Kandi wumve ngo sinabashaga guhagarara, sinabashaga kwicara, ibintu byose byari ukunterura mu ishuka, umwe afata igice kimwe cyo hepfo undi agafata igice cya ruguru. Noneho arambwira ati wakihanganye basi tukazana akabasano. Ntiwoya tugende. Nibwo baterese umukirina Jeannette Imana izamumugisha ndamukunda cyane, yaraje aramufasha, arangije banjana kuri toilette. Tukivayo tugeze ku muryango wa biro y'abaganga nibwo nongeye gufatwa no kuruka, ndongera mpita nsubira muri koma. Ariko aho ngaho nahavuye banjyana muri maternity bajya kuncisha muri ecography. Nibwo umuganga umudokiteri wari uhari yavuze ngo ndabona nta kibazo, ariko umuganga wundi wari uhari kubw'umutekano we nawe sindi bumuvugira aha, ndamukunda cyane, yabaye umuvandimwe wanjye. Nibwo yabwiye umudokiteri ati se dogiteri kumbwira ngo nta kibazo ubona, iki ndeba ni iki? Arambwira ati iyi si trompe ya bastinze. Umudokiteri nyine yagira ikikango ahita ahamagara abandi badokiteri, baraza ari nk'umunani, barongeye bancishije kuri mashine yabo barareba, bahita bavuga ati trompe ya bastinze, ureka tumwohereze CHK. Ako kanya bahise banshyira muri ambulance batwohereza CHK. Twageze CHK ngira ngo n'umudokiteri wari uri mu rugo baramuhamagaye, kuko bankorera operation njyewe abadokiteri 12 nibo bari bandiho. Bankorera operation birangije, urumva nabo bakora ibyabo. Nari ncometse kuri oxygen, ncometse amaraso, ncometse serumu. Mu kumbaga urumva bakoresheje banteye ikinya cya generali. Aho ngaho mpabonera imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye. Hari ukuntu wavuzemo wenda urumva aho niho wenda wifuje ko igice cy'ubuhamya bwawe igice cya mbere kirangira, ariko hari byinshi ndi bukubazeho dusubiye inyuma. Ugeze kuvuga ku by'uko basanze waranduye sida, yakizite cyangwa ni bya bindi ahantu bajya bavuga ngo umuntu nimba baramusanze afite sida nyuma akavuga ngo yakize, uri kujya ku miti. Njyewe bajya babivuga, njye mbyumva cyane, ariko abo bantu uri muzima genda bikubwira nk'ukuri. Kuko impamvu hari abavuga ngo yarakize yarananyoye iyo miti, ariko je ntayo nanyoye. Hari ukuntu nyine ushaka kugenda ugasitara ugahita utarayinyoye. Ntayo nanyoye. Hari umuntu nzi wajya kubimbwira, nanamukoresheje ibiganiro ndumva ari 2019. Yego. Ariko yaritahiye, Imana muri ruko ridashira, yaritahiye kandi yambwira nawe gutyo nk'uko uri kumva ngo njyewe narakize nta muti ndigeze nikoza. Njyewe wenda sinzi nimba ariyo yamujyanye, ariko niko numvishe bavuga. Gusa ubwo uransobanura ukuntu yakize. Wavuwe n'iki? Ukuvuga ngo njyewe muri ibyo byose nakubwiye ko nazengurutse kwa muganga, njyewe ndi mu rugo haje impumyi. Avuye kwa muganga ntago urumva ntago cyari ikintu nari guhitangira public. Ubwo impumyi ntago
ni umuntu usenga umuntu w'umunyamasengesho. ufite ubumuga bwo kutabona. Yes. Okay. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo ibyo abaganga babona si byo Imana ibona. Arambwira ngo ni ishuri Imana igusizemo bizarangira. Ntago yari azi mu by'ukuri ikibazo jyewe mfite, uretse jyewe bari bakibwiye n'umugabo turi kwa muganga. Ndabyakira, ariko ubwo urumva ntabwo byari byoroshye, byari urugamba. Nahise ninjira mu rugamba rudasanzwe, ariko fata icyemezo gasenga, mbwira Imana ngo Mana, niba ari wowe umbwiye ko iki kintu ari wowe wagisizeho ukaba ari nawe uzaza ukagikuraho, ntabwo jyewe nzanywa imiti, kuko jyewe numvaga ntacyo nishinja, numvaga nkomeye mu mutima wanjye. Urumva nawe kwakira ibi bintu positifu negatifu indetermine, ntabwo ari ibintu wahita wakira. Njye ndavuga ngo Mana, ni wowe muganga uhagarariye abandi baganga, nta miti nzanywa, nk'uko ari wowe wagisizeho uzaze n'ubundi ugikureho. Naho nabifungiye, ahubwo mfatiraho ndasenga. Nabaye mu mwanya wo gusenga, sinzi uburyo ki nyine nabikubwira. Buriya iyo umuntu afite ikintu kimuremereye ku giti cye, nta nubwo arenda gushaka abantu bamujyana aho basenga, ubwo aribwiriza akijyana. Narayasenze, noneho nihuse. Urumva icyo gihe natangiye urugamba 2017, 2018 birakomeza, 2019 nuko 2020 ukwezi kwa karindwi. Wenda nsubiye inyuma gato, umugabo yaranturubitse arambwira ati ugomba gufata imiti byanga bikunda. Yaranjyanye nk'umuntu, ubwo ngangiriye ibanga, nyine yangiriye ibanga ry'abaganga, ariko ntabwo yangiriye ibanga ry'umunwa we ngareke kumvuga mu bantu. Ababyeyi bajye bihangana. Umunsi hari ababyeyi bari ku gihanda cy'abagabo bashakanye nabo birwa babavuga. Yagendaga abwira abantu mu rubange rwa sida. Yes. Ngo ntimwari mukibonana? Ni birebire, hari ibyo ntavugira hano kuri kamera. Rero yaraguhaye akato? Yahise anagenda. N'ubu ntaragaruka? Oya. Uramutegereje? Gusa umuntu yaba yamaze kukuyereka ukamutegereza. Okay. Noneho mbaho senga, atari bya bindi umuntu avuga ngo nagiye baransengera mvuye gusenga. Ngiye nafataga ibihe byanjye bwite byo kwinginga Imana. Urumva ikintu nari mfite ntabwo cyari cyoroheye umutima wanjye, ariko uko nsenga ijwi ry'Imana ntabwo ryaburaga kuza kuzima bwanjye. Imana ikanansanga idace no mu bahanuzi, ikamyerekwa, ikanyereka ukuntu iri kunkiza. Iyo miti yarazaga akambwira ati tugende tukajya i Kanombe. Ubwo nyine yampesha abaganga bakavuga n'ahandi, ariko ati tugende njya kukujyana i Kanombe niho batakuzi. Ariko wowe akanzana ku munwa, akaba nteje abantu, akababwira ko Safi yarwaye sida nyine, kandi jyewe ndi muzima. Ariko nshima Imana. Kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, abantu badukurikiye bamaze kumva ubuhamya bukomeye. Hari ibintu byinshi yanyuzemo, ariko afite ibintu biri mu bika byika by'ubuhamya byinshi. Iyi ni part 1, izaza na part 2 na part 3. Niyo mpamvu twageze ngo tube tubihagarika cyangwa twumve imirimo n'ibitangaza Imana yakoze kuri uyu mushiki wacu cyangwa se umuvandimwe wacu. Ururyo avuga ati Imana yankijije sida, Imana yaramvuye, Imana yankuriye byinshi. Turi gusoreza mu gushima Imana. Bari gusobanura abantu bavuga ati birangira nyine ngiye kwa muganga barampima barayibura. Narindi kukubwira nti ubwoko ko ubu ntikarimo.
ese Safi ubona abantu bayirwaye badakira ari uko badasenga. Yego n'icyo ushaka kuganira n'icyo mikorere kizagira. Yego ntabwo ari uko ngewe nari cyangwa se naseretse imana ikugira ahubwo okay, hari umugambi mwiza Imana yari gufiteho kuri wowe. Ubu ngubu ntago twigeze dusobanura abantu wowe hari igihe ufite umwana umwe nta mugabo niho yagendeye. Ubu ngubu uri single mother searching cyangwa urategereje wicaye ku isezerano? Yego yego arindira umugambi w'Imana. Oh okay. Noneho reka turebe ati ndi ku isezerano ry'Imana ariko waraharabitswe, hari icyasha umugabo wa mbere yagusize mu bantu ayisida. Ese abantu koko bamenye ko Imana yakugire neza yakize barabyemeye? Babandi bose bari baramaze kumva ko wanduye. ntabwo abantu bigeze bamuha agaciro, ahubwo njyewe no kugira nse nabi ari igihe kujya kurwaye niwe wahindukiye asa nabi avuga ko dodo ndagenda nsa neza gusa nyuma y'uko njyewe nifashishije ubwo nari gusenga babiri Imana iravuga ngo mpamagara muganga abakozi b'umutekano niyo kuko amazina ye amubwira niba ku isambu uzane ibikoresho arambaza ati ese umwenda amubwira ibyo yambwiye ati wowe nigera amubwira ibyo uze imbere kuko nabigiye mbabwira ikaza ibikoresho arasuzuma agashyira ku meza y'ibikoresho nshima Imana rero ko yabanye nanjye ikandika kuko n'isoni ntiyandaritse n'ubwo ubuzima bwari bugoye bukakaye ariko Imana yabanye nanjye kugira ngo mpumurize abantu bari mu cyiciro cy'inama n'iby'imitekerereze mu isaha nanjye uburyo bwo kubona ubuzima bwiza kwitegereza cyabaga mu mutima wanjye igihe kirekire noneho mvuga yuko Imana yananditse. Okay, Imana ntago yigeze kureka. Reka ngushimire cyane ku mwanya waduhaye. Iki ni igice cya mbere, abantu bazagira amatsiko yo gukurikira icya kabiri. Icyubahiro ni cy'Imana. Benshi bajya kunda kuvuga ngo sida ntikira. Nibyo koko, reka tubivuge ko bitewe n'uburyo tubizi nta muti nta rukingo. Mwirinde sida mw'abantu muri kureba ubuhamya, ariko nanone abizera ko Imana yonyine ariyo ifite ububasha bwo kuba yabikora. Uyu ni umuhamya wabyo. Ni Safi, Imana igumugisha cyane ku mwanya waduhaye. Wakoze cyane, nizere ko vuba aha abantu bari bubone igice cya kabiri cy'ubuhamya bwawe n'ubundi ukomeza kudusobanurira byinshi cyane. Reka nshimire umuntu wese waduhaye umwanya akareba ubuhamya kuva butangira, umuntu wasizeho komanteriye, umuntu wadutije igihe cyawe. Imana igumugisha cyane. Urugendo Online TV, keep watching. Genda samuratsinze
icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire